banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, bakunzi ba Ndenganura TV, impirimbanyi zirimbanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bakunzi ba demokarasi nyakuri, aho muherereye hose ku isi, nongeye kubasuhuza. Imana ibahe amahoro n'imigisha hano kuri Ndenganura TV, mbahaye ikaze. Njyewe muganira nitwihanganye Jacques, nk'uko bimenyerewe, nk'abandi impirimbanyi yemeje kurwanya akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda babara bari mu gihugu n'abari hanze. Ibyo abo kabaho barabisobanukiwe neza, apana babandi birirwa bakagiramo uruhari no kukagiramo inyungu z'umurengera, birirwa badusebya ku izi mbuga dukoresha n'ahandi, bagaragaza ko u Rwanda ari amahoro. Nge tuvugana andi impunzi yavuye mu Rwanda, ndamaze umwaka n'amezi mvuye mu Rwanda, ariko amezi 11 yose nayamaze muri prison mfunze kubera uburyo Kagame yankoreye nabi, we na FPR inkotanyiye muri rusange. Ubutegetsi bw'ukuntu bwankoreye nabi, ubunyambura ubwene gihugu, bituma ntashobora kubona cyangwa gishobora kunkura mu murenge ngo nge mu wundi, cyangwa se gishobora kunyemerera ko ngira uburenganzira ku mitungo yanjye mu gihugu. Yaba ari imiryango yanjye bantandukanya nayo, iyo mvukamo n'iyinkomokaho yose bantandukanya nayo, ndetse n'imitungo yanjye yose yari ifite mu gihugu bantandukanya nayo. Imwe barayinyibye mu buryo bugaragara, iyindi bantandukanya nayo kubera ko bari bamaze kunyambara nyine ubwere gihugu. Niyo mpamvu nahisemo kwiyemeza guhirimbanira ko akarengane gakomeje kwibasira abanyarwanda, mpitamo uruhare rwo kugira ngo nanjye ntange umusanzu wanjye kugira ngo gahagarare. Ibyo rero nibyo byatumye nkomeza kugirirwa nabi cyane, kuko batashakaga yuko imanza nabaregaga mu nkiko babishaka ko bashyizeho zo kurengera abantu, ntabwo bashaka yuko zimenya ibyo bo bankoreye. Ari impamvu banyambuye ubwene gihugu, bakantandukanya n'ikintu cyose cyari kinyanditseho mu gihugu. Ubwo rero nanjye mpunga nta cyangombwa na kimwe mfite kinyemerera gukandagira ku butaka bw'igihugu nahungiyemo, cyangwa se n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose aho kiva kikagera. No mu Rwanda ntabwo nemerewe kuhaba kuko sinari ndi umunyarwanda, barifashe bamubwira igihugu muri Argentine. Ibyo rero reka tureke kubitindaho cyane kuko nagiye mbitanga mu biganiro byagiye bitambuka, ariko impamvu mbivuze ni ukugira ngo abaza kumva ibigiye gukurikiraho muze kumva imvo yabyo. Muri iki kiganiro rero tugiye kuganira ku ngingo ebyiri. Ku ngingo ya mbere iri bubanze ni ubutumwa ndi kugenera abanyepolitiki barwanya ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ku ngingo ya kabiri ari nayo yanyuraza guheruka, ndaza kuba nsaba abafitanye ibibazo muri politike, cyangwa se abo twizera ko ari abanyepolitike cyangwa bafite aho bahuriye no kugira ibibazo baterwa n'ubutegetsi bwa Kagame, bakaba baragiranye nawe ibibazo ubwabo nyuma y'uko bagirana ibibazo n'ubutegetsi bwa Kagame, cyangwa se bahiga cyangwa bashaka kubica, nabo ubwo bakaza gusubiranamo bakagirana ibibazo. Ndabasaba kugira ngo ubwabo bumve yuko bafite inshingano zo guhura bakongera bakaganira, bakagirana ubumwe bwa kivandimwe, bagasabana imbabazi kugira ngo tuzabashe kugera iwacu amahoro. Ntatinze rero, murabona ko ndamaze igihe kirekire nta biganiro ntanga. Internet ndi gukoresha muri ino minsi yaranteje ibibazo cyane, kubera ko ndashobora gutegura ikiganiro cy'iminota nka 25 kikazamara iminsi 3 kitari cyajya aho kigomba kujya mutaye mwakibona. Ibyo birategwa n'ikoranabuhanga mfite, kubera ko ndimo ndakoresha ikoranabuhanga naguze ry'ukwezi, ariko nyuma nateganyije ko ndategura akaganiro gato, ariko kazajya iminsi kazamara katari kajyaho. Muzayihangana nanjye nzayihanganira igihe muzabona iki kiganiro, ubutumwa muzabugeze kubo bugomba kujyaho. Nkuko maze kwibabwira rero, ndatangira menyesha cyangwa se nsaba abanyepolitike cyangwa undi muntu uwo ari we wese wakumva iki kiganiro cyanjye, njye wihanganyije nkuko maze kubibwira, nkeneye imyirondoro y'abanyepolitike barimo aba bantu bakurikira. Nkeneye abayobozi b'amashyaka cyangwa b'imitwe ya politike na za guverinema, cyangwa se na za muvoma, cyangwa b'imitwe yitwaje intwaro batagira imitwe ya politike babarizwamo n'amashyaka na za muvoma, bakiyongeraho n'abanyepolitike bigenga. Abo bose maze kuvuga nkeneye address zabo, email na telefone.
impamvu ibi bintu mbihisemo njyewe nabwiye ko mfite ubushake kandi niyumva ko nubwo bushobozi bunahari bwo kugira ngo nzunge abantu bose bahunze ubutegetsi kugira ngo bahuze ingufu kugira ngo babashe kuba bagira imbaraga zizabasubiza mu gihugu kirimo ubutegetsi bahunze bwa Kagame na FPR inkotanyi iye, kandi icyo bahunze barakizi neza cyane. Niyo mpamvu rero nongeye kubabwira nti abo bantu umuntu wese afite ni order cyangwa afite uburenganzira bwo kuba yamaderesi y'umwe muri abo bantu azi cyangwa se bose abazi bose nawe yaba arimo akabinyoherereza kuri email ndaza kubabwira. Ubu muri no munsi nima ndakoresha telefone nimero ya carte simu yindi kuko je sindabona ubuhunzi kugira ngo mbashe kuba nacaka carte simu yanjye n'abavandimwe bagiye bamfasha bakampa carte simu zabo. Narabwiye ko byarameze cyane kubera ko ndafite mbere abavandimwe banje barangambaniye tubana mu buhunzi ari leta bamenye ngo tubane bituma carte simu yanjye ifungwa, ariko impamvu yafunzwe ndayumva neza cyane. Buryo umunyepolitiki iteka hora ubuzima bwe buri muri danger, nubwo yaba aryamye nubwo yaba asinziye iteka ryose umunyepolitiki igihe cyose akihumeka ari umunyepolitiki ubuzima bwe buba buri muri danger. Ushobora guturuka ku muryango we, iyo danger ishobora guturuka ku muryango we, ishobora guturuka ku bamurinze, ishobora guturuka ku babana. Danger y'umunyepolitiki horaho nta wamenya aho ituruka uretse we wenyine ugomba kuba ahasobanukiwe. Ni muri rwego rabo bamenye ngo tubane, bamwe muri bo baragiye baravuga ngo uyu muntu ngo umunyepolitike carte simu bazagufunga, birangira iyo nari mfite ifunzwe. Niyo mpamvu iyo nahawe mu bundi buryo naje kubihomberamo cyane, ntaga amafaranga menshi, umutungo wose nari mfite ndawutanga kugira ngo mbone iyo ndimo nkoresha ubu ngubu, ariko ntago nzongera kuyafisha kugira ngo buri wese ayibone, ahubwo nzajya nshyiraho email yanjye yo ntawe uzayifunga. Afite izo address rero zirimo telefone na email y'abo bantu namaze kuvuga muzabishyira kuri email yanjye. Abandi hari abazajya bamwe kubona telefone ni carte simu ndimo nkoresha nimero yayo mukabyoherezaho. Impamvu ibindi kubisaba ni iyi, njyewe ndifuza ko tumenya abanyepolitike dufite barwanya ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame ni bangahe, ese abo murashobora kuganira nabo ikintu runaka gifite ireme cyo cyatuma dutaha iwacu mu Rwanda rwacu twavukijweho uburenganzira n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame na FPR ye n'ubutegetsi bwiwe. Ni bangahe biteguye kuba twakora ibishoboka byose tugataha iwacu kandi vuba. So gutaha iwacu gusa kuko twebwe twahunze dufite amahoro gusumbya abasigaye mu gihugu. Ngiye mvuye mu gihugu vuba, navuye mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa gatanu. Murumva yuko ibyabereye mu Rwanda byose ndabizi. Nubwo namaze amezi 11 mfungiwe mu gihugu nahungiyemo kubera ko nyine nahageze nta byangombwa binyembera kuhakandagira nari mfite, murabyumva. Ariko uyu munsi ndigenga nubwo ntarabona ibyangombwa bimpesha ubuhunzi, ariko nzi neza yuko ibyo byangombwa bizaza kandi bikaza neza nkurikije ko navuye muri gereza nuko n'inzira byaciyemo kugira ngo uyu munsi mbe kuvugana namwe. Rero nkaba ngira ngo si byiza yuko dukomeza gukora mu kigare kimeze nk'inyanja itagira iherezo. Umuntu ugasanga abantu ntibumvikana, abantu ntibavuga rumwe, abantu ntibakorana kandi bafite ikibazo kimwe. Je ndifuza yuko abo bantu maze kubona aderesi zabo hari uburyo nzakoresha kugira ngo mbaganize, hari n'amabanga mbabikiye menshi azatuma tubasha kuba twasubira iwacu vuba byihuse, kandi ibyo twateganyaga ko bizaba by'ubugizi bwa nayo bukomeye cyane bikaba byagabanyuka. Ndagira ngo mbabwize ukuri, dufite ikibazo gikomeye cyane cyo kuvuga ko muri politiki umuntu agomba kudomina ari umuntu wuzi, ari mwene wanyu, ari uwo mwasangiye ABCD, nta mupolitisi umeze gutya abaho. Ndagira ngo mbaye urugero rw'abapolitisi babiri bo mu bihe byashize kandi bazwi ku rwego rw'isi uko bagiye babigenza. Namwe ibyo bintu mu bizabikurikize mu bihe agaciro kabyo, kubera ko abatubanje tugomba kubigiraho ndetse natwe tukazigirwaho n'abazadukurikira. Umugabo bita Yesu ari wahagarariye abakristo mu isi no mu ijuru, watumwe n'Imana kuza kumenyekanisha ububasha bw'Imana aribwo bwase mu isi mu b'Imana yari yararemye.
muri Bibiliya bavuga yuko Yesu baramubaje bambwira ati mama wawe na bene nyoko baje kukureba barakubura, ati bari hanze barashaka kuvugana nawe. Arababwira ati mama na bene mama ni bande? Arabwira ati ni umuntu wese wumva ijambo ryanjye akaryitondera. We niwe mama, niwe mwene mama, niwe dufitanye isano ya bugufi. Muri make umunyapolitike wese aho ava akagera agomba kwiyumvamo yuko umuntu w'umuvandimwe wiwe wa mbere wo kugirirwa impuhwe, wo kubabarira, wo kuvugira neza, wo gukora ikiza cyose aho kiva kikagera, ni umunyapolitike mugenzi we bahuje ibitekerezo. Ibitekerezo bigomba kuba ari ibihe, ni ibyo kuharanira yuko politike yabo ijya imbere kandi ikazatsinda. Aha rero twebwe ntagiye kure, nk'impunzi zahunze ubutegetsi bwa Kagame na FPR, icyo duhuriyeho ni uko twese dukeneye ko dusubizwa igihugu cyacu, cyangwa tukisubiza, cyangwa turonka uburenganzira bwacu biciye mu nzira arizo zose tugizemo uruhare, kugira ngo natwe tugire amahirwe yo kubaho nk'uko ikiremwa muntu gikwiye kubaho hano ku isi. Undi muntu ngiye kubaho icyitegererezo ni umugabo bita Farawo. Farawo igihe hariya mu Misiri baramuhaye umugabo bita Yozefu. Yozefu uko yavuye i Kanani, uko yagushwe na bene wabo, uko yisanze ari muri gereza, uko yavuye muri gereza. Iki kintu cya Farawo kiri mu itangiriro. Ibyo ibya Yesu biri muri Matayo no muri za Luka muzabisangamo mu isezerano rishya. Hanyuma Farawo yigeze kurota inzozi, ngarota inka mbi, yamaje kurota inziza za mbere ziraza, ngo hanyuma haza izindi nka indwi mbi cyangwa inka zirindwi mbi zimira za zindi zirindwi za mbere zabanje, kandi zo zari nziza. Arongera ngarota amahundo y'amasaka meza, none ngo hakurikira handi mahundo y'amasaka mabi, nta kintu kirimo ariko ari amahundo. Habura umuntu n'umwe wo gusobanura izo nzozi mu isi yose mu bantu yari ayoboye. Nibwo umuntu avuga ati hari umuntu dufite witwa w'umunyaganwa wo mu Baheburayo afunzwe. Icyo Yozefu yarafungiye ngira ngo murakizi. Niba utakiza kirebe nyine mwitagiye uzakibonamo. Hanyuma arafunzwe, ariko yaransobanurira inzozi kandi byambayeho, asobanura na mugenzi wanjye nawe byamubayeho ibyo yasobanuye. Uwo niwe umuntu ashobora kuza agasobanura inzozi wenyine, hanyuma ibintu bikazagenda neza. Yozefu bamutumye yaravuze ati imyaka inka zirindwi nziza n'amahundo arindwi meza bigakurikirwa n'inka zirindwi mbi n'amahundo arindwi mabi, bisobanura imyaka irindwi ya mbere izaba ari iy'umweru hari mu gihugu cya Egiputa, ndetse n'indi myaka irindwi ya nyuma izaza ari iy'inzara gusa. Icyo nshimira rero Farawo, nemera ko yari n'umuntu w'umuhanga w'umupolitisi ukomeye. Ntabwo yavuze ngo kugira ngo abanyegiputa cyangwa isi yose izagire umugisha hari muri Egiputa, reka nshyireho umwana wanjye kuko maze kumenya inzozi n'igisobanuro cyazo. Ahubwo yaravuze ati wewe Yozefu, aho waba waraturutse hose, uko waraje kose, kubera Imana yaguhaye ubwo bushobozi bwo kumenya ibiri mu gihugu cyanjye, ukamenya izi nzozi narose, ni wowe ngiye kugira umucungamari w'imyaka irindwi ya mbere izabanza, uzabashe kubika imyaka yose izera, kugira ngo uzabikire ya myaka irindwi yindi izakurikiraho y'inzara. Ni nabwo buryo rero bwakurikiyeho, kandi Yozefu ko uwo mwanya yawugiyemo, hanyuma amaze kujyamo nibwo buryo bwakurikiyeho kugira ngo abari i Kanani aho Yozefu yari yaravuye, bene se na bene nyina na se, bazabashe kuza muri Egiputa kuza guhahayo ibyo Yozefu yari yarahunitse. Ntabwo ndibujye muri iyi nkuru cyane, muzabisoma. Ariko icyo twabwira ni iki: hari abantu Imana iba yaragiye ibitsa ubushobozi n'ububasha bwo kuzakemura ibibazo bimwe cyangwa ibindi, hatitaye kuvuga ngo umuntu akomoka hehe, uyu muntu ninde, uyu muntu ninde, uyu muntu ninde. Gusa birebana n'uko umuntu Imana yamwitoreye ikamuha iki ububasha n'ubushobozi bwo kuba yabana nayo, ikamuhishurira amabanga y'ibintu byinshi bitandukanye. Mu isi dufite ibibazo byinshi, umwe aramenya kimwe, undi akamenya ikindi, n'akamenya ikindi. Niyo mpamvu abantu bagomba gufashanya mu mibereho n'ubushobozi bwabo bagenje gute bafite. Aha rero ndagira ngo mbabwire ko impamvu nifuje ko aba bantu mbona aderesi zabo, ngiye mfite igitekerezo cy'ukuri cyiza nshaka kubagezaho kugira ngo turebe ko twataha iwacu amahoro. Ndagira ngo mbabwire mu myaka 30 hafi n'umwe ishize tutabasha gutaha mu gihugu cyacu,
tugirirwa umunsi ku wundi, yaba ari abantu mu gihugu, yaba ari abahunze igihugu, yaba ari n'ababaze kubona ubuhunzi mu bihugu bikomeye cyane, Kagame akabakurayo abandi akagenda bica urusorongo, n'uyu munsi akaba akiri kwica n'abandi bari mu gihugu n'abari hanze. Ni uko twabuze ibitekerezo byatugeza ku mwanzuro nyakuri. Kubibura rero si uko twabibuze, koko mu by'ukuri bifite aho biri. Njye ndagira ngo rero ntabwo nifuza ko igitekerezo ngiye mfite kizaducyura iwacu nakibwira umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ngo abandi bazasigare. Icya mbere nuko dushobora nifuza ko tumaze tukubaka ubumwe muri twebwe, tukamara kubwubaka tukigira hamwe ibitekerezo byanjye n'abandi bakazana ibyabo, ku buryo tuzagira ku kintu cya nyuma kizatuma dutaha iwacu amahoro. Icyo kintu ndakirangije, ntabwo ndibuvuge byinshi nk'umunyepolitike, ariko ababasha kuba bumva barabyumva neza cyane. Hanyuma ku ngingo ya kabiri rero, maze iminsi ndumva ibiganiro byagiye bitambuka, nkumva bavugamo witwa Padiri Thomas Nahimana, ngo ni perezida wa guverinoma ikora mu buhunzi, guverinoma y'u Rwanda, bavugamo ba Mwemayire, bavugamo ba Nabicahaga Abudara, ndetse bavugamo n'abandi benshi ku birebana n'amatiku n'ubutiriganya n'amacakubiri ashaka kuza muri abo bantu n'abandi ntavuze, kugira ngo yonone isura y'abanyepolitike dufise cyangwa dufite, bashobora kuba twiringiye kuba zadufasha guhangana n'ubutegetsi bwatugiye nabi, bukatwangaza, bukatubuza uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyacu, bakanatubuza ndetse uburenganzira ku miryango yacu, imwe bakayica indi bakayigira nabi. Uyu munsi abantu b'abanyarwanda bakaba bariho bari mu buzima bubi, aho umugore ashaka afite initiative, azi ko amahitamo ye ya nyuma ari ukwica umugabo we, umugabo akazi ko amahitamo ye ya nyuma ubuzima asigaranye kari ukwica umugore wewe, umwana akaba azi ko ari ukwica umubyeyi akaba azi ko ari ukwica umwana wiwe, imiryango igasubirana ikamarana bitewe n'ubutegetsi bubi. Abo bantu rero tuzi ko tubatezeho impinduka zo kugira ngo ibyo bintu biveho. Ndifuza yuko nk'uko maze kubavuga nabo ntavuze, abo muzi ko mufitanye ibibazo, mushake ubishoboka byose, musabane imbabazi, mukorane neza, hanyuma dukomeze twubake ubumwe bwacu, tuzatahe dufite ijambo rimwe kandi tuzahurize ku kintu kimwe, tuzahuza imbaraga zacu kimwe, dukorere kimwe, hanyuma dutahe iwacu amahoro. Hari abantu nahoze nandikira cyangwa nandikiye ejo mbasaba kwa ziriya aderesi nahoze mvuga, uyu munsi ntabwo barabasha kuba bagira uburyo bazimpamo, ariko ntekereza ko wenda kuva ejo kugeza uyu munsi ntabwo baba bazibonye. Nizere ko n'undi wese azabona iki kiganiro azabigeza kuba bigomba kugeraho, kandi nawe uzatekereza ukumva yuko ari muri abari abantu navuze, ukubona ko wamubonaho ibitekerezo bya politike byiza byubaka uwo muntu, uzakora ibishoboka byose mu aderesi ziwe. Nzagira umunsi wo kubakombenyera hamwe, baganize umwe ku wundi, umwe ku wundi, umwe ku wundi, kugeza igihe nzamenyera twakora iki kugira ngo dutahe iwacu. Kandi n'ubundi muzakomeza mubibwirwa ku ma YouTube nk'aya ngaya n'ayandi tuzaba twarashinze, kuko nitumara kuganira tuzubaka ubumwe bufatika, tushyire n'ingufu zizaducyura iwacu. Ibyo birumvikana, aho nta gushidikanya kuri aho ngaho. Rero insozi y'ikiganiro ngira ngo nshimire umuvandimwe wanjye bita Gentile Sylvestre, umuyobozi wa UPRD Abatabazi, kubera uruhare yagiye agira mu bitekerezo nagiye mbagaragariza n'ibyo ntabagaragarije, uruhare yagiye agira mu kugaragaza we uruhande rwiwe. Mu bantu bose nabashije kuba naganira nabo, Sylvestre Gentile niwe muntu wabashije byibuze kuba yambwiza ukuri, aranyerurira ambwira ikintu cy'ukuri umuntu ashobora kuba yabwira abandi kandi gifite impamvu. Ntabatindiye rero, banyarwanda banyarwandakazi, bagenzi banjye mubabaye mubabajwe n'ubutegetsi maze kuvuga, impunzi n'abari mu gihugu mwese, ndabashimira kugira ngo ndabasabira ku Uwiteka kugira ngo akomeze abafashe, abahe kwihangana kandi ahindure imitekerereze yanyu n'imyumvire yanyu, kugira ngo mwumve ko kwibohora biri mu maboko yanyu, kuruta uko mwakiringira ngo runaka ari harazatubohora, runaka ari harazatubohora. Nta muntu afite ubushobozi bwo kubohora undi, buri wese nahindura imitekerereze yiwe, ahindura ubwenge bwiwe n'ububasha bwiwe, kugira ngo tuzatahe mu gihugu cy'iwacu
duhuze ingufu zizabasha gutuma dutaha mu gihugu cy'iwacu. Nta muntu ashobora kurwana n'abamurwanya kandi ari barwanirira, ikintu cyumvikanye. Amahoro ntava mu mata. Rero Uwiteka Imana ibaha amahoro n'imigisha, murakoze cyane.